Impossible is a word to be found only in the dictionary of false. Ntibishoboka ni ijambo rikwiye gusangwa gusa mu nkoranyamagambo y'abantu b'injiji. Ibi ni ibyavuzwe n'impirimbanyi akaba umugabo wagize ibigwi byinshi bikomeye mu mateka y'isi ndetse cyane cyane muri sosiyete y'Abafaransa. Ubu ni impirimbanyi mu mpinduramatwara yitwa Napoleon Bonaparte. Kuri we abona ko nta kidashoboka. Ese nawe niko ubibona? Reka mfate uyu mwanya nongeye ngushimire kuba wumvise aka kantu neza. Icyo nkwisabira ni ukuntega amatwi maze nanjye nkakubwira uko mbyumva, kandi dufatanyije twagera kuri byinshi byatuma twese dutera imbere kandi ubuzima bwacu bukarusha kuba bwiza. Jess Revolution TV tubahoza ku isonga, kandi ibyo mukeneye byose turahari ngo tubibagezeho. Nk'uko twatangiye tubivuga, impirimbanyi mu gushaka impinduramatwara Napoleon Bonaparte, kuri we ijambo ntibishoboka kuri we ntabwo rishoboka, nta nubwo rinabaho. Abona ko rikwiye kuba mu nkoranyamagambo ikoreshwa n'abantu b'injiji. Ese wowe ubibona ute? Ese urabyemera? Ese wemera ko bishoboka cyangwa bidashoboka? Ahangaha ndagusaba kugira ngo ntege amatwi neza witonze, ubundi kugira ngo wumve ko ikintu kidashoboka. Ni ikintu kigoye kumva ko ikintu kidashoboka, ariko wowe ubwawe ni wowe umenya ko ikintu gikwiye gushoboka cyangwa se ntigishoboke. Gusa reka nkubwire inama isumba izindi. Ntuzumve ko ikintu kidashoboka, uzabanze ugerageze ukore uko ushoboye kose ngo ugere ku kintu runaka. Nubona utakigezeho nabwo ntuzavuge ngo ntigishoboka, ahubwo uzakomeze. Niba ukeneye gutera imbere, ukeneye kugira ikintu wageraho, ntabwo uzumva ko kuba ugikoze uyu munsi wa none ukumva uratsinzwe bikwiye kuvuga ngo ibi ntibishoboka ko byambaho, ntibishoboka ko naba runaka, ntibishoboka ko nagira seviye n'iyi. Oya, icyo usabwa wowe, nkurikira witonze, shyiramo imbaraga mu byo ukora, wirinde abaguca intege, uhange amaso ku cyo urangamiye cyonyine, wirinde guhanga amaso ku bandi. Ibyo ngibyo bizatuma byari ubona ko bidashoboka, ahubwo ari byo bishoboka cyane. Ndabyizeye ko unyumva neza, ndabyizeye ko hari byinshi bigiye guhinduka uyu munsi. Jess Revolution TV nicyo tubereye ahangaha. Ntuzabenge ibintu ntibishoboka, ahubwo kora cyane. Ibyo wumva ko bidashoboka nibyo byoroshye, kandi ubundi nta kintu kidashoboka mu buzima bwa muntu. Iyo ufite ubushake n'ubushobozi byinshi urabikora. Ndagira ngo niba aka kantu hari ikintu kagufashije, ntubyihererane. Iyi ni inama isumba izindi, kandi inama izakuyobora ubuzima bwawe bwose. Kora subscribe kuri iyi channel Jess Revolution TV, ukore like, share and comment hasi, kugira ngo umuryango mugari ukomeze kunguka inama nziza nk'izi ngizi. Ubyihereranye wenyine ntabwo byaba ari byiza, gusa twese dufatanyije twagera kuri byinshi. Imana ibampere umugisha abagiye gukora ibyo bintu byose nk'uko mbibasabye. Nanjye basezeranyije kubahoza ku isonga, kuko turi ahangaha kubera mwebwe. Jess Revolution TV turabakunda cyane, nimugire amahoro.